Tariki ya 22 Gicurasi 2025 igitondo gihire ndagusuje nkwa ikaze mu makuru agezwa hano kuri Impuguke Info. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel ninge muzindukanye mu makuru tugiye kugarukaho. Umugore yavuye i Rulindo yerekeza i Kigali arwana n'umugabo we wamuteye indaruza kubura gica. Turabigarukaho mu buryo burambuye. Mu karere ka Rutsiro abana babiri barohamye muri Kivu, umwe ahita asiga ubuzima, mu gihe mu karere ka Nyabihu umugore wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'uwiyita umunyamasengesho. Ahandi hirya no hino mu isi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri Mutamba wavuze ko azafunga Paul Kagame yari mu mazi abira. Turabyinjira mu buryo burambuye. Aya yose n'andi nakubwiye mu buryo bw'incamake, ndaje nyagaruka nyuma yo gutumikira abadutumye mu buryo burambuye. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye hano kuri Impuguke Info. Amakuru duhereye mu mujyi wa Kigali. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo mu murwa mukuru wa Kigali havuzwe inkuru y'imirwano itunguranye hagati y'umugore n'umusore bivuga ko yamuteye inda, bikabera ahitwa Gasyata ku kiraro kiri hafi ya Nyabugogo. Uyu mugore waruhetse umwana avuga ko amaze imyaka 2 ashakisha uwo babyaranye, umwana akaba ariko atamucaga iryera. Abatangabuhamya bavuga ko ubwo yahuraga n'uwo musore, uwo musore ubusanzwe akora akazi k'ubunyonzi, yahise amufata mu mashati aramukubita, anasaba abari aho ngaho kumufasha kugira ngo adatoroka. Yavuze ko atigeze amurega kuko yari yaramusezeranyije ko azamufasha kurera umwana babyaranye. Ubwo uyu mukobwa yari afite imyaka 18 y'amavuko. Yavuze ati yambwiye ko ntacyo nzabura, ko tuzajya mu murenge tugashaka igisubizo, ariko nyuma naramubuze. Uyu munsi nibwo mubonye bwa mbere kuva natwita. Icyo nakubwira nuko uyu mugore yagaragaje ko icyifuzo cyari uko bajyana iwabo mu karere ka Rulindo kugira ngo ikibazo cyabo gikemurirwe imbere y'ababyeyi babo ndetse n'inzego zibishinzwe. Ku ruhande rwe Habimana Vianney ushinjwa gutera inda uyu mugore, avuga ko umwana yabyaye ari uwo, ariko nyine yemeza ko atigeze ahunga. Avuga ko yaje mu mujyi wa Kigali gushaka imibereho. Yagize ati sinamuhunze, naje Kigali gushaka icyatunga umwana. Ubuse iyo ngumi imbere ye nibwo yari kubona indezo. Nyuma y'ibiganiro byabereye aho ngaho abaturage baje kuza kuba nyine bari aho ngaho byaberaga, bavuga ko bemeranyije kujya kuri banke y'abaturage ya Nyabugogo. Hanyuma uyu Habimana yaje kuha uriya mugore amafaranga y'u Rwanda 50,000 kugira ngo abe ari kuyifashisha mu gukemura ibibazo by'umwana ndetse no kumurera.
yongeye kumwizeza kandi ko azakomeza kumuba hafi ndetse yewe nuko bashaka uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo byabo mu mahoro. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo rero hariya mu mujyi wa Kigali. Urumva ko uyu musore yaje gukora rwose na rwangendanye. Gusa yari yariteganyirije kuko yaza ko atafite sinzi ko byari koroha. Umuntu yavuye Rulindo akavuga ati njyewe ngiye gushaka umuntu kanize ko ndamubona. Yaboneka n'ibi bintu byo kuba abantu bajya mu bushurashuzi ni ukubigendamo gake pe. Ndumva ibintu bitoroshye. Akaba ari ibyo ngibyo nakubwira kuri uyu mugabo n'uyu mugore. Hanyuma rero mu karere ka Rutsiro abana babiri barohamye mu Kivu mwahita hasigaho ubuzima. Abana babiri bari mu myaka 12 no mu myaka 11 mu karere ka Rutsiro barohamye muri Kivu. Hanyuma nyine ubwo bari mu bwato umwe yahise apfa mu gihe undi yarohowe ari muzima. Ibi byabereye mu murenge wa Musasa mu kagari ka Nyarubuye mu mudugudu wa Bwinyana. Akaba ari ku mugoroba kuri uyu wa gatatu tariki 21 Gicurasi 2025. Amakuru y'ikinyamakuru Igihe cyamenye nuko aba bana nyine bari mu bwato bawufashe babusanze ku nkombe z'ikiyaga, hanyuma bakabujyamo bagiye gusarura amapera ku kirwa. Akaba aricyo nakubwira rero. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa yitwa Bisengimana Janvier yamije ikinyamakuru Igihe aya makuru avuga ko aba bana barohamye nk'agahita yitaba Imana undi agatabarwa. Gitifu agize ati amakuru tuyamenye mu kanya kashize. Aba bana babiri bafashe ubwato bavuye ku nkombe z'ikiyaga bararohama, hanyuma itanga ishaka arapfa. Warokotse yavuze ko bageze hagati bakananirwa guhashya ubwato, hanyuma nyine bujyamo amazi, hanyuma bararohama umwe ararohorwa mu gihe abantu bari mu bwato bigenderaga muri rusange. Gitifu yibukije abaturage ko amazi y'ikiyaga adakinishwa, kumva ko kuyajyamo bisaba kwikwiza ukambara imyambaro yabugenewe kuko kujyamo utabyujuje uba wishyize rero mu bishobora kuba byatuma habaho urupfu. Icyo nakubwira ni uko ubwo nyine bw'ikinyamakuru Igihe cyakoraga iyi nkuru murambanya kwigenda rukiri gushakishwa na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe rero mu mutekano wo mu mazi. Mu gihe kandi muri umurenge wa Musasa w'Imbabazi Sandrine imyaka 16 yaherukaga nayo kurohama muri kino kiyaga tariki 26 Gicurasi 2025. Murabyoka ko iyi nkuru nanjye nanayibagejejeho muri rusange. Akacyo nakubwira rero kuri iyi ngingo. I Nyabihu umugore yari atwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'uyita umunyamasengesho. Umukandekezi Claudine imyaka 30 y'amavuko mu karere ka Nyabihu wari utwite inda y'imvutsi yapfiriye mu rugo rw'umugore wasengeraga abantu yiyita umunyamasengesho. Ibi byabereye mu murenge wa Bigogwe mu kagari ka Kijote mu mudugudu wa Shaba mu gitondo cyo kuri 21 Gicurasi 2025. Amakuru ikinyamakuru Igihe cyamenye nuko uyu mukandekezi wari utwite inda y'amezi 9 yagiye mu masengesho tariki 19 Gicurasi 2025 masaha y'igitondo mu rugo rw'umukecuru witwa Nayino ujya usengera abantu, ari naho yaje kuza kuba apfira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Jean Claude Nsengimana yambije ikinyamakuru Igihe aya makuru akavuga ko nyine muri rusange byabaye mu gitondo cya 12 nibwo bahawe amakuru nyine, hanyuma n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima ko umubyeyi wari utwite bazanye bamuhetse mu ngobyi yapfuye. Umugabo we yatubwira ko yari avuye mu rugo rwo kuwa mbere yajya ngo kwifatanya n'umugore basengana muri ADPR ararayo, hanyuma nyine atungwa nuko bamubwiye ngo yapfuye. Icyo nakubwira nuko nyine yibukije abanyamadini ko badakwiriye gushukashuka abaturage ngo barabasengera, hanyuma nyine avuga ko ibyo bintu atari byo. Nk'uyu mugore rwose yaje kuza kuba ahaburira ubuzima. Akaba aricyo nakubwira muri rusange. Hanyuma rero ukekwaho kugira uruhare muri uru rupfu yahise afatwa ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB Sitasiyo ya Bigogwe mu gihe
Mukandekezi Korodine yari asanzwe ari umugore wa Ukobucya Prote, akaba nyine yabanaga nawe mu buryo butemewe n'amategeko, aho bari bamaranye imyaka 10 ndetse yewe akaba apfuye yamusigiye abana 4. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Reka tuve ngaho twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Mutamba wavuze ko azafunga Paul Kagame ari mu mazi abira. Ubushinjacyaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri wa gatatu bwasabye inteko nshinga amategeko y'iki gihugu kwambura ubudahangarwa Minisitiri w'ubutabera wacyo Constantin Mutamba kugira ngo nyine akurikiranwe n'urukiko. N'ubusabe bwatanzwe na perezida w'urukiko rusesa imanza Filimini Mvonde. Akaba rero yavuze ko Minisitiri Constantin aregwa kunyereza barirwa muri miliyari 39 z'amadolari yagombaga kubaka gereza Kisangani mu ntara ya Siopo, nk'uko nyine byatangajwe na perezida w'inteko nshinga amategeko wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Vital Kamerhe. Akaba ariko rero yagendaga abitangaza. Mutamba kandi akurikiranwe kunyereza miliyari 19 z'amadolari yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, agombaga nyine kuba nyine yarahawe igihugu cya Uganda nk'indishyi mu byo gusana rero ino icyo nakwita nk'intambara iri hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyagiye yangiza. Akaba aricyo nakubwira. Hanyuma Constantin Mutamba yatangiye rero kuregwa amajanja mu gihe yakunze kwibasira u Rwanda ndetse na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka ushize, ubwo yari muri gereza ya Munzenze rere mu mujyi wa Goma. Yumvikanye yigamba ko azata muri yombi perezida Paul Kagame akamufunga. Urumva ariko nyine burya hari umugani bajya baca, ati burya icyo wifurije runaka ahubwo ni wowe kibaho. Akaba aricyo nakubwira rero kuri iyi ngingo. Nanga nsoreje amakuru aragezweho muri aya masaha. Nitwa Niyoneza Ramusave, reka dusubire mu masaha imbere.